Paul Kagame oye! Wapi? Mu kintu abanyabugesera dukizeho cyane muri byinshi harimo n'amajwi agororotse, sibyo? Ndagira ngo rero turusheho aho ngaho n'abanyamujyi hano badufashe n'amadarapo yacu. Paul Kagame oye! Siumva se. Murakoze nyakubahwa chairman w'umuryango wacu FPR Inkotanyi. Amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jeanne, ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Knowless. Ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi, niwo mwuga wanjye. Nyakubahwa chairman, kubona aho umuntu ahera naho asoreza avuga ibigwi byanyu, avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, biragoye. Ntaho wahera, ntaho wasoreza. Ariko nge ndibuka nyuma y'uko muhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, haba ku muryango wa papa n'uwa mama nasigaranye n'abantu batatu. Hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo, babiri nabo baragenda. Muri abo babiri harimo na mama wanjye, nsigarana n'umuntu umwe. Noneho uwo muntu umwe nawe yari mutoya, ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera, ariko afata inshingano zo kurera akana yari asigaranye. Ariko ngewe tuba mu kazu gato cyane, ubuzima buba ikibazo. Hanyuma akajya ashaka uburyo ki twabaho, abona akazi k'ubwarimu aragenda, ariko akabona ahantu kure cyane, bikajya bituma ansiga mu gitondo nka saa 9 z'ijoro, ndetse akagaruka bitinze, nkasigara muri ka kazu. Ako kazu twakitaga ikibahima kubera yuko nyine katurutiraga kuba hanze, nkasigara muri ka kazu. Rero nari mfite akadefu, nagiraga ubwoba, natinyaga ijoro, nkavuga se mana yanjye no ibintu bizashobokara. Hanyuma nza gushaka tekinike, ndavuga rero ubu bwoba ntabwo buzashoboka. Ngewe angiye guhangana n'iri joro n'amanywa, nzajya ndara nsakuza, mbyuke nsakuza, ndirimbira hejuru, ku buryo niba ari umugizi wa nabi, niba ari umujura, niba se wenda ari igisimba, kuko narakana gato mvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikananjye, cyangwa se umuntu waba yamenya amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ari mu kazi uko wenyine nanamuhohotera. Ibyo bintu byose nibyiteranya bikumva rwa rusaku, biceho bivuge biti kano kazu kararinzwe. Ibintu narabikoze, tekinike icamo, nta kintu nabaye. Hanyuma urwo rugendo natangiye amashuri abanza primaire, ndayiga irarangira, ariko mu kurangira tugira koba, cyavuga se none secondaire umuntu arabigenza gute? Ibintu byari ibibazo, turi kubunza imitima tugira gute, dusanga mwaduciriye inzira nyakubahwa chairman. Secondaire narayize irarangira, nta giceri mutwishyuriye. Ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho, na universite nayo ndayiga irarangira. Ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki, n'akantu kagenda kaboneka, akantu n'amafaranga nyakubahwa chairman. Noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo, akantu kari kuza fine, ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo. Nkomeza no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters. Nshakisha ishuri ndibona ku ishuri ry'abanyamerika riri hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University. Njyayo bankubita ibiciro, nkabona ibyo biciro birahambaye, biri hejuru. Umuntu umwe arambona avuga se ko mbona uri ahantu gutya, amafaranga ubwo nta guteye ubwoba? Ndavuga niko bimeze. Arambwira ati rero genda ushake 1/2 cy'ayo mafaranga, kubera yuko andi yose asigaye guverinoma y'u Rwanda mubereye umuyobozi nyakubahwa chairman barabirangije, barayishuye. umubyeyi.
hanyuma urugendo rurakomezanye ko wacamani murumva nababwiye akantu karaboneka nari mfite inzozi nyinshi cyane mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo harimo no kubaka inzu kuko naravuga aka kazu nakuriyemo gatoya nkeneye inzu nini ku buryo icyumba nzajya mba naryamyemo atari icyo mbyukiramo mu rwego rwo kwisanzura hanyuma ntangira gushaka rero ahantu nagera Kigali nkabona akantu kakabanza gatoya ntabwo bishoboka ahantu hose nkabona ntabwo mishimiye ndakomezanya ko wacamani fatanyije n'umufasha wanjye Clement turamanuka turenga kiriya kiraro Gahanga tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita tugera ahantu bita Karumuna ubwo nuko nguko twinjiye Bugesera nuko nguko ninjiye abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange twageze muri uriya musozi nyako wacamani tureba kariya Akagera wahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane ibintu byo kubasa na Nyabarongo ntabyo ushobora kubona twese tuvuga naha nta n'ahandi naha twashakaga nitwaza twenyine amakuru ntitwayiherana dushaka abagenzi bacu ba Tom Close ba Platini ba The abartiste batandukanye ndetse n'inshuti z'imiryango ko twari twarabonye n'imiryango turaza turubaka ariko muri iyo process nyakubahwa chairman bana abanyakigali nabo ntabwo baboroshye n'abacane bamwe muri bo ntago ari bose baguca intege baratangira bavuga se ririya shyamba mugiyemo muhunze iki mugiye mu ishyamba kwiyahuramo noneho bakatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe tubabone tubashime tuti mwarakoze cyangwa na Nyungwe niba bana ntoya yana mwambuke muri bya bihugu by'abaturanyi hirya tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye akizemo ako kantu ntabwo ubura kugiramo ikikango ariko nyakubahwa chairman ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu Bugesera ni vision yanyu nuko twizerera muri mwebwe twaravuze tuti twarebye vision mufitiye u Rwanda tureba vision mufitiye buno Bugesera no tukishaka tukiganiriza tukavuga ariko situvugishije ukuri umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera afashe imihanda nyakubahwa chairman hano hari abantu baca muri iriya mihanda ya Gahanga baza hano i Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera ukareba ibyo bintu byose kavuga ati ndaguma hano byanze bikunze turahaguma bigenda neza turatura turatekana ariko noneho nyakubahwa chairman ikintu mwadukoreye nk'abantu b'abajene turavuga ngo mwakoroza umuti mwadukoreye umuti mu buryo butabaho tugiye tubona mu buryo butunguranye mwebwe na madame mutubereye abaturanyi b'i Bugesera none ibintu mwabishyize ku rundi rwego nyakubahwa chairman ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba mwagiye mu iki byose wajya kumva umuntu araguhamagaye allo wanshakiye akabanza niyo kaba 15 kuri 5 ariko nanjye ngatura mu Bugesera ugahita wibuka ya magambo yakubwiye ukambwira umva zamuka mu ijuru rya Gasogi naho hari ibibanza n'imiturire Bugesera bwararangiye byari hatari nyakubahwa chairman nkuko nabivuze ntangira ni ukuri ntabwo umuntu yabona ukuntu akomeza ikiganiro biragoye rero muraza gucisha amaso muri aba banyabugesera ikintu muri bibone cya mbere igikumwe cyabo kiri tayari bameze gutya ariko n'aba banyakigali nuko nguko twebwe nk'Ibugesera ndabeshya igikumwe cyacu kimeze gute ni gutya nyakubahwa chairman itariki ya 15 yaradutindiye sinzi umuntu wayishyizeho ni kure bitabo ku buryo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze gutya kuvuga uti ntawamenya ushobora kuba uri gupitapita aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi ukabura ateye urimanukiye
uragiye ukagenda utanaseze. Abanyabugesera murabizi ko ako kageso gucaho batanaseze ataba ari ubwa mbere bagakoze, ariko nuko nguko turi tayari nyakubahwa chairman. Hari igihe uhura n'abantu nyakubahwa chairman, rigiwe uhura n'abantu bakavuga ngo iryo terambere n'iryo Kigali ahandi hose ntari hari n'ibiki, kandi bakuzi gahita babwira ariko murabizi ko aho handi hose ari homba, kandi babazi ukuri, bakabura icyo bavuga, za nkwenkwe zabo bakazishyira hirya, ukabaha ukuri nyine ukikomereza. Rero ntago twabona ukuntu tubashimira nyakubahwa chairman. Twana twari duto tuba muri twa tuzu tw'udupfubyi tudafite icyerekezo, tudafite uwo tubwira, tutazi ngo ejo bizacya bimeze gute. Mwaratureze turakura. Mwaratureze turakura, tubamo abantu bakuru bazima aribo batwebwe. Kirenze kuri icyo twarashibutse, natwo twagize utundi twana twacu ubu ngubu iyo turi kuririmba ntabwo turirimbishwa n'agahinda, turimbishwa n'ibyishimo. Ni bamwe mu banyarwanda bato bishimye, nta stress bafite, kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo. Mwarakoze cyane. Nyakubahwa chairman, iyo twebwe baraye ijoro nitwe turibara, nitwe tuzi aho tuva n'aho tugana. Iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye, tukaba abantu nkaba mpagaze ahangaha ndimo kuvuga gutya, ntarigeze mbona yuko icyo cyizere gishoboka. Twumva tubafitiye umwenda munini, n'umwenda tutabona ikintu twishyura, n'umwenda udashobora kuvamo. Gusa nk'abanyarwanda, nk'urubyiruko, nk'abajene, ikintu twabizeza nyakubahwa chairman nuko turi bato batari gito. Turi bato batari gito, kandi ikindi twabizeza nuko aha n'ahariho hose muzashingura ibirenge, muzizere yuko twahateje intambwe. Niho intambwe zacu zishingiye, muradufite kuri ubu n'ejo n'igihe kizaza. Ngana ku musozo nyakubahwa chairman, aka ni akantu kanjye, ariko ndabizi yuko n'abanyabugesera benshi tugahurijeho rwose pe. Gahunda nirangira mwaruhutse, ibintu bimeze neza, twabibabwiye yuko twebwe turi tayari, inkoko niyo ngoma, ariko ibintu nibigenda neza, mwabonyemo umwanya mwaruhutse, muzagire gutya mudutungure nyakubahwa chairman, mudutumire nk'abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa. Sibyo? tuze nyakubahwa chairman, dutaramire ziriya nyambo,
twishime twinegure. Mu kinyarwanda niyo habaye ibintu nk'ibi habaho no kwinegura. Tuze twinegure ubuzima bukomeze neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero turi kumwe FPR oye! Murabizi mwese yuko FPR ari umuryango w'Abanyarwanda wakira bose udaheza, ndetse n'ibigwi byawo bibonwa na buri wese. Rero ndagira ngo mumfashe n'amashyi menshi cyane ariko menshi twakire umubyeyi Madame Kabarisa uhagarariye ishyaka rya PER. Afite byinshi bikomeye yavuga ku muryango wacu. Amashyi menshi, murakoze cyane.